Uno munsi ndabagezaho inkuru ya filime yitwa Room, ariko ni filime yakinwe ariko ishingiye ku nkuru mpamo n'ibintu byabayeho. Tekereza kubaho ufunzwe imyaka myinshi nta bwisanzure, nta bantu, ufite umwana wawe gusa. Aha ni filime itangira, haba hariho umumama witwa Joy, umwana we yitwaga Jack, bombi biberaga mu cyumba gito cyane, ari bo gusa, ari we n'umwana, basa nkaho bafungiranywe, ariko turaza kumenya impamvu nyuma. Noneho umwana yarabyukaga mu gitondo agasuhuza, mbese bari inshuti magara. Umwana yari afite nk'imyaka 4, bari inshuti magara, akana k'agahungu ariko gafite imisatsi yakereyeho. Ibaze kuba yari afite imisatsi igera hafi ku kibuno, ni ukuvuga ngo kuva yavuka ntabwo yari yakogosha imisatsi kandi afite imyaka 4. Akana kakabyuka mu gitondo kakisuhuriza amasahani, kakisuhuriza ikiyiko, ati waramutse ikiyiko, waramutse iki, waramutse iki, kuko n'abantu babaga bari aho, ntabwo tuzi impamvu batasohokaga, ntabwo tuzi ko bimeze, gusa bari ahantu kazu kabi cyane, gafite tuwarete ariko yishaje, gafite uburiri bumwe, gafite closet ishaje, nyine hari ahantu babika imyenda, n'abantu utuntu twose dushaje, ubona ari akazu kabi byatari. Akibaza mama ni ikihe kibazo yahuye nacyo ku buryo abana n'umwana we mu nzu imeze nk'icyumba. Ni ikihe kibazo? Ubwo ntega amatwi mbakomereze inkuru. Ukuri kwa nyako ni uko Joy yari umukobwa muto, akiri umukobwa muto yaje gushimutwa n'umugabo w'umwaruzi. Mu bihugu byo hanze haba abantu bashimuta abakobwa cyane cyane. Noneho Joy baramushimuse akiri gatoya, akiri umukobwa w'umwangavu, baramushimuta, umugabo aramushimuta, aramujyana, agenda amufungira ahantu mu kazu gato, nyine ako nababwiraga kameze uko kameze ko nababwiye. Arangije akajya amufata nabi, amukubita, agira icyo amufata ku ngufu everyday, nyine yamugize umugore we, ariko yaramushimuse, yaramujyanye ahantu mu gashyamba. Iyo nzu yari ahantu mu gashyamba iri yonyine. Noneho Joy muko gufatwa ku ngufu kwa buri munsi, afatwa nabi, afungiranye mu cyumba, akajya ashaka gutoroka bikanga, birangira yemeye urwaje. Noneho iyo nzu yabagamo, mbese kuyifunga byabaga ari imibare. Ikigabo cyaramuhabuye ku buryo cyafunguraga, cyajya gufunga kikamuga ati reba ku ruhande. Nawe reba umuntu ugushimusa imyaka nk'iyo ngiyo, nta kuntu uba utaragize ngo wigire nyine utoroke ukicike bikanga. Mbese we yari yaremeye urwaje, muko gufungwa nyine afatwa ku ngufu buri munsi. Ubundi Joy yaramaze imyaka 7 afunzwe n'uwo mugabo. Umwako kazibaze kumara imyaka 7 uba mu nzu utabona umuntu, utagira icyo, utagisohoka hanze, imyaka 7. Ibyo birenze na gereza. Noneho muko gufata ku ngufu kwa Joy kwa buri munsi, arangije atwitamo umwana witwa Jack, ari we nababwiraga bibaniraga mu iyo nzu. Noneho amaze kumutwita aramubyara, umwana arakura. Ubundi batwereka filime umwana amaze kugira imyaka 4. Mwibuke ko Joy imyaka 5, mwibuke ko Joy we amaze imyaka 7. Ni ukuvuga ngo yamaze hari imyaka 2 aratwita, mu myaka 4 abyaramo umwana afite imyaka 5. Ubu ngo batweretse muri filime afite imyaka 5. Kana k'agahungu bakundana, wibaze nawe, ariko ibaze nawe kuba wibanira mu nzu nyine ufungiranye imyaka 7 yose, mu myaka 4 wibanira mu myaka 5 wibanira n'akana kawe k'agahungu, ariko mubana umva ubushuti muba mufitanye. Noneho ubwo Joy rero atuje umwana we, ko abana babaza ibibazo byinshi, yaratuje umwana we ko isi ari cyo cyumba, ari iyo nzu, ari ako kazu biberamo, ariyo si ibaho kuri iyi si. Noneho ibintu ukabona muri televiziyo, kuko bafite agateleviziyo gato barebamo ibintu byo hanze, ibintu bareba muri televiziyo. Joy yarabwiye Jack nyine akana kiwe ko ibintu bareba muri televiziyo byose baba bari gupretendinga atari ibyanyabyo, atari real. Noneho Joy ubwo uwo mugabo nyine yakomezaga kuza uko ashatse, uko ibyumvisha akaza, yafungurishaga imibare, bamwumva aje, akana kakahita kiruka kakagenda kakihisha, nyine ntabwo bajyaga barebana mu maso. Ubwo yari umugabo umeze nk'ikinyamaswa. Nubwo yabyaye umwana ntabwo yamukundaga pe, ntabwo yakundaga ku kana yabyaye. Niyo mugabo usa nkaho ufite ikibazo mu mutwe. We yari yarafunze Joy yaramugize umugore we, ariko barabyaranye n'umwana, ariko kitita ku mwana wacyo. Ubanza nta nubwo bajyaga banarebana mu maso. Ako kana nyine Joy yari agatuje ko
we yari yaramubwiye ati uwo ni nta rwigeze amubwira ko ari papa we, yamubwiye ati uwo yitwa Old Nick, bajyaga bamwita Old Nick we n'akana ke. Ati Old Nick araje agahita kagenda kakija kakiryamira muri closet, kajyaga nyine Old Nick iyo yazaga mama we yabaga azi icyo aje gukora, yabaga aje kumufata ku ngufu, kumukubita se, gukora ibyo ari byo byose. None agahita ka Jack yari yaragatuje ko uwo Old Nick nazageza ntabwo yari akwiye ko ari papa we, kajya kahita kajya muri closet kagende kaba karimo, nagenda ubundi kabone kuza muri ko icyo cyumba cyabagamo uburiri bumwe. Urumva rero ntabwo Joy yari gutuma uwo mugabo witwa Old Nick nyine ikigo cyamushimuse ko kimukorera ibintu kimukorera akana kareba. None yaragatuje neza ku buryo Old Nick yazaga gahita kajya muri closet kakifungirana kakaryama. Hari igihe yagakuragamo kasinziriye, ubundi akagakuramo karebye, nyine cyaramusambanya, cyamara kumusambanya kigahita kigenda, ubundi Joy akahita aza kuzana akana ke bakiryamira kuri ubwo buriri. Babayeho ubwo buzima. Noneho umunsi umwe ntuze Joy amaze kubona ko ka Jack kamaze gukura mu kuntu, arakicaza arakabwira ati rero Jack, ntabwo ibintu tureba muri televiziyo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukuri, ni ibya nyabyo, habaho ibiti, habaho inzovu, biriya byose ureba muri televiziyo byose ni ibya nyabyo, bibaho mu isi yo hanze atari iyi ngiyi. Akana nyine kabanza kumugora, urumva umwana watoje kugeza ageze imyaka 5 ko ibintu bibareba muri televiziyo ari ibintu bitari ibya nyabyo, isi ari iriya nzu biberamo, kugira wongere umwumvishe ko hanze hari ubundi buzima, hari ibiti, birareba muri televiziyo byose hanze asohotse yabibona n'amaso ku maso biragoye. Ariko arakomeza arakigisha akagera aho karabyumva. Akana kabaza se mama kubera iki udasohoka nyine ngo tujye gufata ibyo bintu. Unambwira ati Old Nick ntabwo yabyemera. Akana kari kabizi ko icyo kigabo ari ikigome, nyine urabizi umwana iyo uze buri munsi uzuka ukagahutaza ukagira ibiki, cyari kibizi ko ari ikigome. Ati Old Nick ntabwo yabyemera. Ati akana kabyumva vuba kuko akizi ko kimeze. Ati mwana wanjye reka mubwire story, nigeze kugerageza gucika inshuro nyinshi, ariko hari umunsi umwe nigeze gucika neza, ngiye gucika yarinjiye mukubita ikintu mu mutwe, yikubita hasi, ndangije mu gufungura mu gusohoka ahita mfata, nyine ahita ambwira ati byabaye. Ntabwo abazungu nyine sinzi ukuntu barera abana, nagambwira ngo yarankubise, yageze sinzi amuramujijisha, akambwira ati byabaye bibi cyane. Ati hanyuma rero arangije ahita ashyiramo imibare. Ubu ngubu ntago nzi none se ninshaka gucika nkagerageza gucika inzu, ntabwo nzi imibare bakandaho kugira dusohoke, n'ubundi noneho byaba bibi nanone, ntabwo nabasha kumucika. Ati ahubwo Jack ugiye kumfasha. Ati mama ngo ufashe iki? Ugiye kumfasha kugira ngo dusohoke hano hantu. Ka Jack nako katinyaga cya Old Nick, amwe ati ngewe ntabwo bizaba bibi, Old Nick ntabwo azanyica. Ndambwira ati oya, ati don't worry, niyo mpamvu tugomba gufatanya tugacika Old Nick, tukajya kureba biriya bintu tubona muri televiziyo nkabikwereka hanze. Mama barapanga, arambwira ati rero mwana wanjye tugiye gukora iki? Tugiye ngiye naza kuza ndamubwira ko urwaye. Umwana aragenda amusiga ibintu byo mu kanwa, amusiga ibintu bimeze ukuntu, nyine amugira nk'aho arwaye malariya, mbese afite umuriro mwinshi, yazanye ibintu by'umutuku mu maso. Izo abazungu iyo barwaye bahita bahinduka umutuku. Arangije aramuryamisha, nyine amushyiraho isume ishyushye, arayimukandisha asa n'umutwikamo ukuntu, kuko Old Nick yari hafi kuza, nyine bo babaga bazi igihe ari buzire. Noneho kirangije cya kigabo kirinjira, undi nuze Joy ahita abwira Nick nyine kiriya kigabo cyamufunze ati reba, uzi umwana wanjye yarwaye, ntabwo nabona uko nyine se yigira stress nkaho, kuko cya Old Nick cyari kibizi ko Joy akunda umwana we mu bintu byose muri iyi si, akunda umwana we. Ambwira ati umwana wanjye ameze nabi, arenda gupfa gutya na gutya, ndashaka kumbe bapanze ko naza agasanga arwaye cya Old Nick kiri bushake kugira ngo kimusohore, uri kumva, hanyuma nikimusohora ngo kimujyanye kwa muganga. Niko bari bapanze Joy n'umwana we Jack, nikimusohoye kimshaka kumujyana kwa muganga, noneho Jack yakubufasha akoresheje intoki. Noneho ubwo Old Nick amubwira ati umwana ararwaye, ndashaka kumujyana kwa muganga, umujyane kwa muganga, ndashaka kumujyana kwa muganga ameze nabi.
cya Old Nick nyine kiriya kigabo cyamufunze mbere nababwiye ko nta rukundo yari afitiye uwo mwana babyaranye pe, cya kintu kimeze nk'ikintu kirwaye mu mutwe. Aramubwira ati oya ihangane ndaje nshaka ibinini bikaze bimeze neza. Aramubwira ati oya akiburana pa urushya amukubise amusunika hirya. Aramubwira ati umva wimburanya njya kumushakira imiti araza gukira imiti ikomeye. Ahita anafunga ahita asohoka aragenda. Ubwo umupangu wabo nyine uba urapfuye gutyo. Noneho umaze gupfa nyine ka Jack kahita kabaza mama nyine cya Nick cyamaze kugenda. Ka Jack kabaza mama ati se mama bigenze bite? Ati mwana wanjye ati se mama ndaza gusohoka. Ndamubwira ati oya ntabwo uri busohoke ntabwo ari uno munsi wize umupangu wabo wari upfuye nyine cyari kibyanze. Aramubwira ati ariko Jack urakomeza umfashe n'ubundi mfite undi mupangu, kubera ko nagaruka agasanga umeze neza ntabwo urwaye ntabwo twamukira. Ati rero noneho ugiye gupfa, atari ko atari gupfa bya nyabyo, tugiye gupanga umupangu use n'uwapfuye, hanyuma agusohora agiye kugushyingura nyine kugutaba, hanyuma wowe uhita usimbuka. Iyi modoka nigenda gakeya isa n'iri kugenda, urumva we yari amuzi rutini yiwe. Aramubwira ati nimufata nkamuzirikira muri iki kirago, bafite ikintu kimeze nk'ikirago aho ngaho. Aramubwira ati kuko icyo kigabo nyine ntabwo kijya kireba umwana wacyo mu maso, nanuze na Joy yari yarakibujije nyine bari abantu babayeho ukuntu. Ati nzambwira ko nyine azagufata akujyane muri truck yiwe mu kimodoka cyiwe cya pickup, nagenda ari kugenda gakeya nyine genda buhora asa n'ugiye guparika ahantu ngo nyine gakeya asa n'ugiye guparika, uzahita usimbuka imodoka uvemo uhite wakubufasha umuntu wese uzabona aho ngaho uzahita umwakubufasha. Aha babapanze uwo mupango sasa cya Old Nick noneho cya Old Nick kiragaruka. Ubwo Joy mu gihe ari kumva kiri gukanda imibare ahita azingira Jack mu ntuze mu kiragara muzinga. Nick asanga Joy ahagaze hejuru y'umwana, ikirago yakizinze iki. Ati uri mu biki? Ati mva umwana yakomerejwe wanze kumujyana kwa muganga none yapfuye. Ararira cyane, nacyo gisa nk'ikigize impuhwe nyine kishinje icyaha kubera ko kitamujyanye kwa muganga, mwana yapfuye. Undi aramubwira ati Old Nick nyine ahita abwira Joy, aramubwira ati waretse nkareba se umwana uko ameze. Ati ujya windebera umwana. Ubwo nacyo kubera ko kishinje icyaha kuko umwana yapfuye kubera cyo kiramwumva nyine gica bugufi. Ati windebera umwana ndakwiyamye. Ubwo ngubwo ariko noze Joy yazinze kana ke ku buryo kari bubona aho gahumekera naho kagenda kareba aho kagiye gaca. Noneho mbirangije windebera umwana agenda ujye kumushyingura, promise me ko nyine abize abazungu iyo uvuze promise I promise nyine ubu promisinze umuntu ikintu kuri bugikore. Ati promise me ko utari bumurebe mu maso, mbabarira utandebera umwana mu maso, ndagusabye n'ukuntu ari wowe utumye apfa, ugenda umushyingura ahantu ha wenyine, ahantu hatuje, ahantu hari agashyamba gutyo nyine yibirizwa byatari. Umugabo aramwumva kuko yishinjaga icyaha ari watumye umwana we apfa. Arangije ahita afata kuko nk'uko babipanze umupango wabo ucamo, bakatwereka ka Jack karimo kagenda kareba ko bagasohora, karimo kagenda kareba aho gaciye kuko yaragiye amushyira mu truck cyiwe nyine igipickup cyiwe cy'imodoka amushyira inyuma. Ikigabo kiratwara riga nta n'isoni, akana kagenda kareba ahantu kaciye, kagenda kareba ibiti, kagenda kareba amazu, kagenda kareba iki neza nk'uko babivuganye. Imodoka igenda igabanyije umuvuduko ho gato nyisa kwa kundi bijya guparika. Akana kahise gasimbukira ku mugabo wari ufite ikintu cy'ikibwa kamugwaho, karamubwira ati help mfasha. Noneho ntuze Nick ahita abibona ko ntuze Joy yamukinnye umutwe we n'umwana we Jack. Atavuga ati ahita amutuka nyine igitutsi kibi ntashaka kuvugira hano, ati uramuswa wambeshye. Ahita yirukanka ajya gufata, aramubwira ati umva uyu mwana n'uwanjye nta kibazo. Agafata nyine kwa ubaza ukuntu cyafataga umwana wagira ngo yari ihene. Noneho uwa mugabo ufite imbwa akana kabwe ngo help abigiramo ikibazo. Umugabo uyabura umwana we kikamufata kuriya, aramubwira ati akana gakomeza gusakuza ati mumfashe. Umugabo rero ahita agira amakenga, ahita afata telefone ahamagara polisi. Akana baragafata cya Nick kirirukanka muri pickup yacyo, kirirukanka nyine gisubira iyo kivuye, kirirukanka ariko gifite umujinya.
noneho akana abapolisi, ubwo hari umupolisi w'umumama, bari abapolisi babiri, harimo umupolisi w'umumama n'umupolisi w'umugabo. Noneho arize ababyeyi, burya umubyeyi aba ari umubyeyi aho ava akagera, kabone niyo afite ipeti ringana gute aba ari umubyeyi. Noneho bo babanje ka Jack babanje kugirana agakobwa, bamubajije se uwo mwana we witwa nde? Ati nitwa Jack. Bahita bamenya ko ari umuhungu, kubera ko impamvu bavuga ko ni agakobwa yari afite imisatsi miremire cyane, ariko nuko atajyaga ngo kuva yavuga ntiyari yakogosha imisatsi kandi yaragejeje imyaka 5. Arangije umupolisi w'umumama agenda akaganiriza mu modoka bicaranye inyuma, undi mupolisi w'umugabo we abatwaye, amubaza ati se Jack, mama ari hehe? Ndaramubwira ati ari muri room, ahantu babaga bahitaga room. Ati muri room imeze ite? Akana mwibwe ko yakazingiye mu mukeka, ariko yagasigiye ahantu umwanya akagenda kareba ahantu kanyuze. Umwana urabizi umupolisi bamubwira akantu gato gusa, urukumva. Noneho mwibuke ko na wa mugabo wa Karuko yabwiye ati ni ikigabo kimeze gutya na gutya, kiri muri pickup y'umukara gutya na gutya, ataciye aho. Umwana rero ko aho yagiye aca arabivuga, agenda abivuga ukuntu bari babaye nyine baba mu cyumba atazi, nyine atigeze agera hanze, urukumva. Umupolisi umva upfa kumubwira akantu gato gusa, ako kanya ahita ahamagara bagenzi be, arabarangira ibyo umwana yavuze, bitewe n'ukuntu nyine abarangiye n'imodoka, bakurikirana imodoka y'umukara ya pickup ahantu yaparitse ibiki n'ibiki. Akana bahita bakata imodoka ya polisi baba barimo, ariko umugore w'umupolisi yahamagaye ubufasha, bagiye gukurikirana iyo modoka y'umukara n'aho hantu umwana yabarangiye. Ubwo umugore yahise abisobanukirwa ko mama we bari baramushimuse, nyine ari umuntu wabaga ahantu bitewe n'ibintu umwana yamubwiye n'ukuntu umwana afite imisatsi, mbese bo bahita babimenya. Barangije bahita bakata imodoka, akana baravuga ati wa mwana yiguma mu iyo modoka, agumana na wa mupolisi wari ugatwaye. Wa mupolisi w'umugore warasohoka, n'abandi bapolisi benshi bakumbe bageze hahandi neza Joy afungiye. Mana yanjye, bahageze akana gasigara kavuga mama, gafite ubwoba nyine, kari kabizi ko ubwo nuzuye abavumbuye ebana cyane kikiri bumwice. Mama gasakuza, mama tujye tubona Joy bamusohoye. Akana nibwo gatabaye nyina, sibwo gatabaye nyina. Joy bamusohoye, ikigabo bagifashe bagifunze. Mama we yasohotse mu iyo nzu, nta wundi muntu ahamagara umwana we Jack. Barahura disi, barahoberana, bararira, mama bararira. Ibaze kuba wari ufungiye imyaka 7, umwana wabyariye aho ngaho mwigiye fatwa ku ngufu ryawe, ufite imyaka 5 aragutabaye, urikumva. Ubwo namwe murabyumva. Noneho ababyeyi ba Joy nyirizina, buriya mubyeyi wa Jack, ubwo umwana yari yarabuze imyaka 7 yose, polisi yaramuhebye iki. Barangije bahita babajyana kwa muganga. Ka Jack kari karamenyereye kuryama muri closet, nyine ku buriri, mbabare ubuzima bubi cyane, karyamye ku mashuka y'umweru, uburiri bwiza, icyumba cya VIP niho bari. Urumva nyine na leta yisi byinjiramo, umuntu wari wabuze imyaka 7 akaba abonetse, noneho azanye n'umwana. Ndakubwiye ngo noneho papa ubyara Joy yari yaratandukanye na mama wiwe, yaragiye kuba hanze, urukumva. Noneho mama Joy we nyine ahari nyine yaje no kubareba, yaje kureba ka Jack asanga karasinziriye, yaje gusuza umwana, wibaza umwana umaranye imyaka 7 waramuburiye irengero, baramushimuse. Papa wiwe ahita ava mu mahanga, yari arimo araza areba umwana we kwa muganga, areba umwana we, ahobera umwana we Joy, aramuhobera. Ariko mbabwiza ukuri, kamubwire buriya abagabo bagira inzika byatari. Papa wa Joy yaraje ahobera umwana we, akana yazanye nyine, urizi ko akana kavutse kwa cya kigabo cyashimutse Joy. Papa wa Joy yarakangaga, no kukareba ntiyakarebaga. Abazungu nyine bajya bihishira, nta buryarya nta kimwe yakarebaga, wapi ntiyanagakoragaho. Arangije aragenda, nyine ubwo byo kwa muganga bivaho, hahita haza itangazamakuru, abanyamakuru baramufilma ko kundi. Mbese yari inkuru nababwiye ko iyi nkuru ari inkuru mpamo, ibi byabayeho nubwo babikinyemo filime. Itangazamakuru rirakomeza rikaza kubusura buri munsi babaza ibibazo, bamukoresha interview. Noneho mwibuka ko Joy amaze imyaka 7 afunze, ntago buri hungabana ubufite. Noneho mwibuke ko
na ka Jack yabyariye muri iryo shimutwa rye nako isi ntikari kayizi nibwo kayigezemo, ubuzima burabagora ariko baba kwa nyina nyine wa Joy. Ababyeyi ba mama barabizi bakira vuba, noneho hari undi mugabo babanaga nyine bo babanaga, we nawe yari umwana mwiza nta ribi rye, akana arakakira cyane cyane ko n'uwo mukobwa atari n'uwiwe, ariko ibyo si umva, iyo umuntu ufite umutima mwiza uba ufite umutima mwiza. Isi ibanza kubagora rero ntuze Joy agira ibihe by'ihungabana, ashaka no kwiyahura abandi batabimenye. Ka Jack kahuraga nyine iruhande rwa nyina, ati mama uri hehe, mama uri hehe, urumva. Akana rero kakomeje gushakisha mama wako, kageza kamusanga muri dushe yarerembuye yanyweye imiti mbese yo kwiyahura ko yari atariyakira, birangije gatera induru, ubwo kamutabaye inshuro kangahe, ya kabiri. Ab'iwabo baraza baramufata bamujyana kwa muganga, bamugejejeyo ubwo mama wabo nyine ntabwo yongeye kugaruka, mama wa Jack ari we Joy bahise bamujyana mu kigo nyine cy'abatherapist nyine bamwitaho mu mutwe, bagira ibiki, muno ka Jack gasigarana na mama wa Joy ari we nyirakuru n'umugabo yashatse. Bo baranamwikundiraga, bamuzanira akabwa, nabo bakomeza kugenda bamufasha kugenda ajya mu buzima busanzwe, hagera hakaba abana baturanye bakaza bagakina nawe, agenda amenyera ubuzima busanzwe. Nyuma na Joy aza kugaruka, ubuzima bwe mu mutwe bumeze neza, yikomezanya n'akana ke, komeza ubuzima burakomeza. Ntuze nyine inkuru irangirira aho, ariko mu by'ukuri ngiye nigiyemo ikintu kimwe, burya icyaha ni gatozi. Ikindi kintu, ntugahure umwana icyaha cy'umubyeyi we, yaba mama yaba papa wiwe, you never know. Uri kumva uwo umwana arivukira, uri kumva umwana arivukira. Ntukazize umwana icyaha cy'umubyeyi we cyangwa se cy'umuntu uwo ari we wese. Umuntu yavutse wenyine, Imana yaremye umuntu ku giti cye, so rero you never know, uwo mwana urimo urafata nabi kubera ibi runaka ese yavutse kuri nde cyangwa se bimeze gutya na gutya, wenda niwe uzagukiza. Icya mbere ni uko ari amaraso yawe, niyo yaba atari amaraso yawe, abantu ntitugire imitima imwe, ariko byibure Imana iduhe kugira imitima ikomeye. Ni ukuri iyi nkuru yanjye rero irangiriye aho. Niba ukunda inkuru zanjye subscribe, ihangane ntuye ahantu hanyura indege cyane ku bahazi murahazi, ariko niba ukunda inkuru zanjye supportinga, subscribe. Mu by'ukuri mugende mu ibitekerezo, mubwire ati ubutaha uzatubwiye ko filime iyi n'iyi cyangwa se inkuru iyi n'iyi. Nicyo channel yanjye igamije, motivation, gutanga motivation ku bintu runaka wenda nziza, ku nkuru mbese namwe murabyumva, musapotinge, turi kumwe nawe utaha, nawe ku nkuru ikurikira. Ndabizeza ko none izaba ari sawa cyane. Ibi mbifatanya n'akandi kazi nkora, niyo mpamvu bingora cyane kuba consistent, ariko nzagerageza. Murakoze.